Aya ni amaboko matagatifu. wazk. Amateka ya Habyarimana Yuvenali ni maremare kandi afite ibice bitandukanye by'ingenzi, cyane cyane ku bijyanye n'ubuyobozi bwe mu Rwanda n'uruhare rwe mu mateka y'igihugu kugeza igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ubuzima n'amashuri ye. Habyarimana Yuvenali yavukiye ahitwa Gisenyi mu majyaruguru y'u Rwanda tariki ya 8 Werurwe 1937. Yize mu ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire Astrida, ubu ni mu karere ka Huye. Ryari rizwiho kwigisha abayobozi baturutse mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba mu gihe cy'ubukoloni. Nyuma yo kwiga yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda, aho yazamukiye mu ntera akagera ku rwego rwa kapiteni. Mu mwaka w'1973 Habyarimana Yuvenali yabaye minisitiri w'umutekano n'umutekano mbonera w'igihugu, ndetse yari umuyobozi ukomeye mu gisirikare. Ku tariki 5 Nyakanga 1973 yakoze kudeta akura ku butegetsi Perezida Geregore Kayibanda wari wayoboye u Rwanda kuva ku bwigenge mu 1962. Habyarimana Yuvenali yafashe ubutegetsi avuga ko azakemura ibibazo by'amoko n'ubukungu byari biri mu gihugu. Ubutegetsi bwe n'ishyaka MRND. Mu 1975 Habyarimana Yuvenali yashinze ishyaka rya MRND, Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement. Ryari ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu. Mu myaka yakurikiyeho yagiye yubaka uburyo bw'ubutegetsi buhamye bwashingiye ku gushyira imbere inyungu z'umuryango we. Abo bakomokaga hamwe mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi n'abamushyigikiraga mu gisirikare mu gihe cye. Hakozwe byinshi byari bigamije iterambere ry'igihugu, harimo kubaka imihanda, amashuri, amavuriro. Ariko kandi ibyo bikorwa byajyanaga n'ibikorwa byo kubogama ku moko n'irondakoko, ryiganjemo ubutegetsi bw'abahutu gusa, cyane cyane abaturukaga mu burengerazuba bw'igihugu. Ibibazo by'umutekano n'itangira rya FPR. Mu 1990 inyeshyamba za Rwanda Patriotic Front arizo RPF cyangwa se FPR Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu zivuye muri Uganda. Mu gihe cy'iyo ntambara Habyarimana Yuvenali yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashimangire ubutegetsi bwe, anagaragaza inyeshyamba nk'abanzi b'igihugu. Guverinoma ye yagiye ishinjwa gukoresha irondakoko n'amagambo ashingiye ku moko, bigatuma umwuka mubi w'abahutu n'abatutsi ugera ku rwego rwo hejuru. Amasezerano ya Arusha mu mwaka w'1993 ku gitutu cy'amahanga, cyane cyane Ubufaransa n'imiryango mpuzamahanga, Habyarimana yemeye kujya mu biganiro n'abahagarariye FPR mu rwego rwo kugerageza amahoro. Nibwo basinyanaga amasezerano ya Arusha yarebanaga n'ubufatanye mu butegetsi no gushyiraho uburyo bw'inzibacyuho. Nyamara ibyo byatumye bamwe mu bashyigikiye Habyarimana bamurwanya, batumva neza impamvu yemeye gusinyana amasezerano n'inyeshyamba. Bamurwanya batumva neza impamvu yemeye gusangira ubutegetsi n'inyeshyamba. Gupfa kwa Habyarimana Yuvenali no gutangira kwa Jenoside yakorewe Abatutsi
ku tariki ya 6 Mata 1994 indege ya Habyarimana yahanutse igwa hafi y'ikibuga cy'indege cya Kanombe i Kigali. Iyo ndege yarashweho ibisasu bihitana Habyarimana n'abandi bayobozi, harimo na Perezida Cyprien Ntaryamira w'i Burundi. Urupfu rwe rwabaye ikimenyetso cyatangiye Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kuko abayobozi bamwe batangiye ibikorwa byo kwica Abatutsi babashinja ko bari inyuma y'urupfu rwa Habyarimana. Urupfu rwa Habyarimana rwasize igihugu mu kaga, kuko Jenoside yakurikiyeho yahitanye abasaga miliyoni mu mezi 3 gusa. Nyuma yaho FPR yafashe ubutegetsi muri Nyakanga 1994 ishyiraho leta nshya mu Rwanda ihagarika Jenoside. Impaka mu muryango we n'umugore we Agatha Habyarimana. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana, bamwe bo mu muryango we barimo umugore we Agatha Kanziga Habyarimana bashinjwa kugira uruhare mu gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane muri iryo tsinda ryitwaga Akazu, ryanabaye ingirakamaro mu butegetsi bwe. Kugeza ubu Agatha Habyarimana n'abo mu muryango we baracyashakishwa kugira ngo baburanishwe ku byaha bashinjwa. Amateka ya Habyarimana Juvenal arimo ibihe bikomeye byagiye bigira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, haba mu miyoborere n'ubumwe bw'abaturage. Aya ni amaboko matagatifu ya WAZK. Ninjye na undi si papa utegura iki kiganiro kugira ngo kibagereho.